Yesu ashimwe ni njyewe ukuri nkunda Apostle Aline ukuri nkunda nongeye gushima Imana nagira ngo twongere tuganire gatoya ndagira tumenye ko turi mu minsi ikomeye ariko tugomba gusobanukirwa nanone ukuri kw'ijambo. Uyu munsi tuvuge kuri Satani rero bavuga ko ari umuriganyi ari umubeshyi. Urebye n'ibyo bintu byinshi bikunda kuza kuri Satani. Tugomba kwibuka ko iyo umuntu avuze nk'umuntu n'umuriganya doko ntabwo ari ukubeshya gusa ahubwo n'umuntu bizobereyemo ubizi uzi icyo akora nuko akora. Kandi Satani agakora ahantu hamwe cyangwa akora kimwe. Ashobora kutakubona ubu akakubona ejo, kutakubona muri uyu akakubona muri undi. Rero niho mpamvu ugomba kufunguka amaso tukamenya ko dufite umwanzi uzi icyo akora kandi uzi neza kubikora, uzi no kugera ku ntego ashaka. Haleluya. Ntitube abakristo b'impumyi, abakristo bagendera mu marangamutima, abakristo bagendera mu marangamutima cyangwa abakristo bagendera mu mubiri bivuga ngo kuko uzi umuntu, kuko uzi ukuntu isi ikora ukumva yuko nawe ari kugenda. Ariko twebwe abakristo dusabwe kumenya ubwenge no gushishoza mu bintu byose, mu bintu bito no gushishoza mu bantu. Iyo mvuze gushishoza mu bantu ntabwo mvuga mu bapagani gusa, no mu bakristo ndabita abakristo ukamenya uyu mukristo ikimugenza niki, uyu muntu ikimugenza niki, umwohereje ninde, nuhe mwuka, ni Imana ni Satani. Ugomba kumenya ko iyo turi abakristo ugomba guhora dushishoza amaso. Mu cyongereza ngo it's a spirit of discernment, ni umwuka wo gushishoza. Twe twahamagara gushishoza n'inshuti yawe ukayishishozaho, abo mubana, umugabo, umugore, byose kuko turi mu bihe bigoye aho Satani akoresha icyo agomba gukoresha cyose kugira ngo abashe kukugusha cyangwa se abashe kukuyobya agushyire mu nzira zayo. Umenya gute Satani? Ni ukureba imbuto z'uwo muntu, ikimuzanye, icyo akoresha, uko agenda, uko akora, uko avuga. Ibyo byose ni ibintu tugomba kureba, tugomba gushishozamo kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Ntumenya aho Satani yinjiriye, abenshi ntumenya nuko yakoze kuko ntabwo azaza yiyereka ko ari Satani. No, azaza hahandi nawe azi neza ko ashaka kugufata ahantu uri comfortable. Ikindi ni ukureba ibyo wifuza mu mitima. Hari igihe Satani akoresha ibyo twifuza biva ku mubiri, bigatuma ari byo Satani akugushamo kugira ngo akubone. Rero tumenye ko Satani arakora kandi n'umwanzi wiyemeje kandi ufite mission nk'uko Yesu afite mission akayakomplisa akayigeraho, na Satani niko afite iyo mission ku buzima bwawe no ku buzima bwanjye kugira ngo ayigereho. Rero utaba umuntu ushishoza cyangwa ngo uhitemo umwuka ureba imbuto z'ibintu byose ubikore wabanje kubitekerezaho mu mwuka, ndakumenyesha ko Satani azakugera ntumenye n'ukuntu yakugezeho, kuko inzira mwifunze ajya gushaka indi ifunguye. Ariko ngo twebwe dufite Yesu Kristo n'amaso afunguye. Ariko twe dufite Yesu Kristo, Imana yaduhaye ubuntu bwo kubona no gushishoza mu mwuka. Ariko nimba uri umukristo utashishoza, utareba ibintu byose mu mwuka, nkumbabarire n'iryo panyonyo Joshua wanjye nkunda uriko ndiranja, ariko ntituma ntavuga ijambo ry'Imana. Rero tube abakristo bashishoza cyane mu minsi ya nyuma, kuko mu minsi ya nyuma niho Satani azakora ibishoboka byose kugira ngo atubuze ubugingo buhoraho, akubuze kujya mu ijuru. Kubera iki? Kubera kurangara, kubera kutita ku bintu, kubera kumva yuko ibintu byose wabisobanukiwe byumva, ariko ntabwo turagera mu ijuru, turacyari mu isi. Kandi Satani aracyakora, kandi ntabwo azakora mu bintu utazi cyangwa mu bantu utazi, mu bintu utifuza. Akoresha buri gihe ikintu kikuri hafi, mu bantu bari hafi, mbese wumve yuko ngo atugendaho kugira ngo arebe uwo ayobya, uwo agusha. Yaje kwiba, kwica no kurimbura. Rero ntuzabe muri abo ngabo Satani azaza gushaka ku isi.